ni byiza kureba Imana bateranye bakundanye Mwuka wera nawe ubakunda ubazengurutse umucyo. Haleluya abakunzi ba Concord TV show ndabasuje. Ni gutyo dutangiye, uko umwami abatuyoboye niko dutangira. Nahabwa icyubahiro. Reka ngushimire wakanze subscribe ukadushyigikira, nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukagikandaho. Imana amahoro niguhe umugisha. Nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu, niyo mpamvu mba ndafashe urugendo nkizira muri iki cyaro cyo mu kagari ka Yungwe mu murenge wa Kanama. Ubu nicaye mu mudugudu wa Gikomero. Yego babwira yuko Imana ariyo mu mujyi ndetse ikaba niyo mu cyaro. Niyo mpamvu nk'ibisanzwe njye nitwa Tubimana Concorde. Imbere ya kamera ndi kumwe n'abakozi b'Imana, n'abahanuzi, n'abavugabutumwa, barerekwa n'ibindi byinshi umwami abashoboje. Reka dusabe umukecuru wacu abanze adushyire imbere y'Imana yanga Imana ituyobore. Haleluya. Dusenga Imana. Nyagasani Imana yacu, Imana guri kwizerwa no kwirengerwa, Imana ishobora byose, Imana hejuru y'ibyitwa Imana byose, iri majuru yose. Turagushimira, turaguhimbaje muvyeyi mwiza, tugushima kandi tugezemo nyakubahwa. Inota dufite niyo twongereye iminsi yo kurama, izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nishigwe hejuru Mana. Dufashe rero tugirire neza, ubona natwe muri byose, ducungire umutekano, wite ku gihugu cyacu gicungire umutekano, abagagaru bacungire umutekano, kandi witeka Imana nyiringabo, ujye imbere nawe ugomba kurwana urugamba, nta mwana w'umuntu wagira icyo akora utari mu ruhande rwe. Imbaraga ni izawe, ubushobozi ni ubwawe, ubuhanga ni ubwawe, kureba ni ukwawe, izina ryawe nirishimwe. Tugirire neza, tugusenga mu izina ryawe ryera. Amen. Mukecuru turi kumwe nande? Nyina Brenda Benanzi. Uwo wundi avuga Imana Jadamu. Yego ni umwana na nyina, bose ni abahanuzi. Tugeze tuganira ndavuga ntese kuki abana ba Imana abagize abahanuzi benshi, nje ntingira umuhanuzi ni ukubera iki? Imana ifite uko itoranya, ntabwo wajya kwibaza ngo kuki ibi wabikoze gutya. Icyo nzi cyo ibyigambire kutugirira ni ibyiza, ntabwo ari bibi. Yego mpera avuga Imana mikoro, avuga Imana tuganira mu buhanuzi. Imana yakweretse yuko papa wawe agiye gutabaruka, mugasigara mubana na mama wanyu. Ngira ngo nkawe ubwawe papa wawe atabaruka wari ufite imyaka 15, hari barumuna bawe, hari wari ufite ukwezi, hari n'uwari ufite imyaka 3. Ruga ngo utubwire kuko kumva ubu bwarubanuzi buteye ubwoba, kandi mugiye no kuba mu kuko bwahise bunasora, ntabwo bwanatinze, murangije muba mu buzima bukomeye birumvikana. Mukecuru aba umupfakazi, namwe mu bimfubyi. Ndi kugira ngo utubwire muri make mukecuru, kandi icyo gihe yari umuhanuzi n'ubundi nawe biba, kuko wanamugishaga inama ukavuga ati si binabonye ni ubuhanuzi cyanavangiwe, sibyo? None ugira ngo utubwire amateka ya mama wawe nyuma yuko asigaye wenyine, uko yabareze, ubuzima bubarimo akabuhuza no gukorera Imana. Yego murakoze. Amateka ya mama wanjye, papa akimara gupfa twahuye n'ingorane zikomeye, twitwa imfubyi, mama nawe umupfakazi. Ariko papa akimara gupfa, mama nje nagize ikibazo, ngira ubwoba bwinshi. Ndavuga ndi subu Mana bizagenda bite, ndavuga ndi subu tuzakura dute, bizatugendekera bite, kuko nabonaga nyine papa apfuye. Ariko ndashimira Imana cyane, papa akimara gupfa twasigaranye na mama, ari we muri kubona uyu nguyu twicaranye. Uyu mama yakoresheje uko ashoboye kose, arihangana, twinjizamo undi mugabo kubera ko yari umunyamasengesho,
uko dusenze Imana ikamuhumuriza, twese ikaduhumuriza, ikamubwira uti humura ndi kumwe nawe, ni njyewe se w'imfubyi kandi ndi umugabo w'abapfakazi. Umukecuru mama arihangana, ndiyajarajara mu bagabo, ndiyandarika, ndiyaja mu biteye isoni nk'uko abandi bose babijagamo b'abapfakazi. We arihangana, arakomeza arasenga, atuba hafi, aturera neza. Papa amaze gupfa hari mu ishwiragira, turahunga tugera iwabo wa mama, badufata neza, aratuguyaguya, araturera, tubaho kugeza ubwo intambara yaje kurangira mu mwaka w'ibihumbi 2000. Tugaruka hano kuri gakonde yacu, umukecuru tugeze hano mu rugo, akomeza kwitwara neza, dukomeza gusenga Imana. Uko niko naje narushagaho kwegera haraguru, tukaja mu biraka, tukaja guca injuro, tugahuzahuziriza hamwe, tuba muri ubwo buzima. Imana iraturembera. Umukecuru rero uhamya namuvugaho rwose, yatubereye mwiza, ntabwo yigeze atubera igisambo, ntabwo yigeze atubera umunyamanyanga uko abandi bose bagenda babigira. Yatubereye umubyeyi. Papa kimara kugenda, kimara gupfa, atuba hafi cyane, araturera. Papa yapfuye turi abana bato, nari mu myaka nga 15. Nari mfite barumuna banjye, barimo witwa Matenge, barimo witwa Sara, barimo witwa Mukandutiye na Byiringiro na Nikuze, n'umwana muto wari uri ku ibere, yari afite amezi 6-7 aho ngaho. Ubwo rero abo bana bose bari bato cyane, bari hasi yanjye. Warungurikira yari afite imyaka 12, abandi bose bari mu myaka 10, abandi 7. Kumva ko byari ibintu bikomeye, ko turi mu buzima bukomeye. Ariko ndashimira Imana ko muri ibyo bihe byose yagiye bana natwe, ikaduha ibyo kurya, twaje guca injoro tukayibona, ikaduha ikiraka tukakironga, tukabona ibyo kurya. None ubu ngubu aho bigeze ubu, umukecuru yakomeje kuba mu Mana. Abo barumuna banjye bamwe barakuze, barashaka. Twese uko twari turi imfubyi, turi muri ubwo buzima, twese ubu twarakuze, twarashatse. Umukecuru yagiye aduhereza ingo, ubu yambaye urugo, ariko nsabira urugo, ari gusaba umugeni wanjye. Habaye ibibazo bikomeye, ngo ndabutota butagezemo umwuko, ubukwe bugeze hagati bugira ikibazo, bushaka gupfa. Umukecuru wanjye aritambika, akora ibishoboka byose, ubukwe abuhagararamo. Uko nyine yarasengaga, Imana ikamuhumuriza, ubukwe burongera busubira ku murongo. Ubu urugo rwose yararumbaye, Imana ikomeza kubana nanjye. Ubu ni umugabo, mfite umugore, mfite abana 5, barimo abakobwa 3 n'abahungu 2, n'akandi ka 6 kari mu mugongo k'agakobwa n'ubundi. Abarumuna banje rero, Matenge nawe yarashatse, nawe yabonye urugo. Sara nawe yarashatse, nawe yabonye urugo. Rukundo nawe yarashatse, yabonye urugo. Mbese kwa kundi Imana yaje agira humuriza mukecuru wanjye, akamubwira uti humura, ndise w'imfubyi kandi nk'umugabo w'abapfakazi. Ibyo byose Imana yarabikoze, imubera umugabo, kandi natwe itubera papa. Ubu twarakuze, turacyariho. Imana yatugiriye neza. Yego, wabigereranya gute ugendeye ku buhamya bwa mama wawe, ukabigereranya gute abantu bagiye bapfakara bakiri bato, abari mu Mana n'abatari mu Mana? Uko nabigereranya, hari abantu bapfakaye, bapfakara ari bato, ukabona mu by'ukuri ariyandaritse, ukabona mbese ahagiye gushakira ubuzima, akibwira ko gushaka umugabo arongera kubona ubundi buzima busanzwe ubwo yabagamo. Ariko hari abantu benshi b'abapfakazi bashatse abagabo. Iyo mbigereranije nuko ndi kubona mukecuru wanjye, mbona harimo itandukaniro rikomeye cyane.
kuko ushaka kubona ukabona yabo bashatse abo kubacura, ukabona baja mu makabari bagasinda, bageraho bakagwanira iyo ngiyo, banataha no mu mago kumva bari kugwana, ejo wa mugabo akaba baratandukanye, agahora mu rugo rushako rwa none nejo ku mpamvu z'uko n'ubundi ndagakiza baba bafite. Ubwo rero itandukaniro mbona hari cyane rikomeye, nuko umukecuru we mama wanje yakomeje kubana n'Imana, akomeza kuba mu buzima bwo gusenga, Imana ikamuhumuriza, icyo asabye cyose Imana ikagikora, ikamwambika, natwe akatwambika, twese ikatwambika, ikatugaburira. Mbese mbona itandukaniro rikomeye cyane, uko wiringiye Yesu ntabwo amukoze isoni. Yego. Owe rero nta gihe cyageze ukavuga ati Mana koko kuki papa yatashye kandi ari nanjye wanyurijemo ko agiye gutaha, tukaba turi imfubyi, mba kukabona ubuzima burabashaririye, ugasabira na mama uti koko mama ko azaturera dukure. Byigeze bikubaho? Byambayeho cyane muri icyo gihe twari turi ku ivuko aho mama avuka, twabaye mu buzima butugoye buturuhije cyane, ko twagezeyo mama ararwara, amaze kurwara ubwo biba ngombwa ko ari njyewe usigara ndi gushaka imibereho yacu. Najaga ahantu yitwa muri Ngora ku Kivo, ngahikorera igitoki kinzumbye ibiro, niko navuga ko nacikoreraga ndagishoboye, ngakigendana kuva aho hasi muri Ngora ngacusa ahantu witwiga kera. Rwari urugendo rukomeye rurimo nk'amasaha 3 nangwa 4 gari kurenga, ngagenda natera metero nka 20 ngatura na gucyo kugeza navaga ngo muri Ngora nga saa 5 ngagera aho witwiga keri mu masaa 12. Ndazinzira ndatahanamo, kuko aho ngaho nabaga ndatahara hitwa irukaragata nigakera harimo indera ndende, gatandi kubaziriza muko kubaziriza nuko kwikora imitwaro ndashoboye, nagiraga amaganya menshi, ngagira amaganya ati koko mama nawe dore tugeze nawe ararwaye, ndabuzima ndaco dufite ndakintu tugira, mbese ngumva mvite ikibazo kindemereye cyane. Yego, ngikorera ibisheke ndashoboye, ndi kubimanura mijyanya aho muri Ngora, tuba mu buzima bukomeye budasanzwe. Urongera amaganya menshi, amaganya go ndigabura, amaganya garahaba, ariko cyo nshimira Imana ko yakomeje kubana nanje natwe muri ubwo buzima. Naja muri Ngora ngabona ikiraka, ngazana ngizo ngako gatoki, ngazana ngico kilo c'impungure, ngazana ngico kilo c'ibishimbo, ngazana ngikintu cyitwa ikivunde ni imyumbati yamaze kuma. Yego, ibintu ngabona udupera ngatuzamura, Imana ikomeza kuturembera kugeza ubwo twege haragura mbona turakuze. Yego, mukecuru akorera Imana, ubu ni umuvuga butumwa, eka tubyite mpuzamahanga, kuko yaje hano kuri YouTube, ntabwo arebwa n'abanyarwanda gusa, ntabwo arebwa n'abantu mu Gikomero gusa cyangwa muri Rubavu gusa, ajya afata n'ingendo akajya Kigali, akajya gusengera abantu, akajya Musanze, akajya Muhanga, akajya hehe. Ubu mubona ubuzima bumeze bute? Cyane ndabihuza nyine ubuzima bwaho dutangiye gukorera ibiganiro kuva mu kwa 5. Impamvu ndabivuga ni iyi: hari abantu babona dukora ikiganiro gutya, ariko buretse gato, ese nkibaze mukecuru, nkibaze mukecuru ubu uruhutsemo gato. Mukecuru dutangiye gukorana ibiganiro, nta bantu bakubwiye ngo ngiye kukugurisha? Barahari bahazi, yegereze mikoro. Nabavuze ngo nugaruka ngo bazagukutira ku Kanyengo, ngo bakwaka imodoka y'ubaguru kugendera. Ngo kubera iki? Ngo waje ngo gutunda abantu, ngo kubagurisha, ngo biki n'ibiki, ngo twarayobye, ngo turabayobe byinshi. Yego, ubwo ngenda bagura ati nuko mutashatswe, tingama babashaka barako bashaka mu kibwo muraga muri Kanifu. Abasinze n'abasamba. None se hari umuntu wari wabuze ngo nibura ngo twamujyanye kuri YouTube aragenda baramubura ku buryo ariho bahera? N'ubushyari n'ubugome. Ubushyari n'ubugome basangamo. Yego, bo hari benshi nyine bavuga gutya, nawe ubwira uti kuko nkanjye iyi channel yanjye igambiriye kugira ngo za mpano zahishwe tuzigaragaze. Mu mpamvu mba navuye mu mujyi Musanze nkaza hano mu cyaro kugira ngo impano nzigaragaze. Kandi nge ndashimira Imana nge kubwanjye
burya umuntu ampamagaye akambwira ati uriya mukecuru yansengeye numvaga nabuze amahoro nabuze n'ibitotsi none ubu naryamye nagiye no ku kazi. Ibihamya ndabifite ngera hari uwo mwasenganye kuri telefone yanjye uri mu mahanga uri i Burayi kandi ngira ngo yambwiye ati sawa ndabohotse. Ubwo rero niba barabikubwiye barayobye, reka noneho twumve Havugimana we atubwire nyuma yaho mukecuru atangiye kujya atambutsa ibiganiro kuri YouTube ubuzima bumeze bute, ese twaramugurishije nk'uko babivuga bimeze ute? Mukecuru ntabwo mwamugurishije nk'uko babivuga. Mukecuru kuja kuri YouTube navuga ngo wari umugambi w'Imana. Imana ishaka kugira ngo igire abo yakiza mu buryo bw'ijambo ry'Imana ibanyujije muri mukecuru. Imana ikora ibintu ifite umugambi wayo. Yego. Rero mu mugambi w'Imana iba yakoze abantu babivuga ukwinshi. Hari abavuga ngo nugucuruza, abandi bakavuga ngo gushaka indamu z'amafaranga, abandi bakavuga ngo gushaka imibereho. Ariko ngaje kugiti cyanye je siko mbibona. Mbo reka tunabyemere gato natwe tuba turi muri business. Y'ikiganiro kirebwe hari amafaranga twinjiza. Ariko natwe tuba twayakobokeye wamugani babandi nayicyuzi twarayakobokeye n'undi ni umuntu ibikoresha umuntu aba yarabiguze, umuntu agakoresha tike akaza akagira agakoresha n'ubuhanga bwe niki. None reka turebe wowe kuri wowe nka mama wawe ni nawe umureberera. Nawe umurebera niwe muturanye hano. Kuba tumukoresha ibiganiro hari inyungu we abonamo? Murakoze kuba umukoresha mukecuru wanje ibiganiro. Navuga ngo hari inyungu yabonetse nyinshi uko nabibonye. Ni ukuvuga ngo hari abantu benshi babaga bafite ibibazo by'uburwayi, bafite ibibazo mu ngo zabo, bafite ibibazo byo kuba ntagakiza bafite. Rero gukoreshwa ibiganiro kwa mukecuru hari abantu benshi byagira inyungu kandi nawe adasigaye nkuko nanjye mbibona. Yego. Icyambere ndabwo umukecuru yarazwi. Ndabwo yarazwi, yari umuntu waho gucyo gusa usanzwe usenga Imana, ariko nda muntu numwe umuzi. Abari bamuzi nabari baturanye nabo duturanye nabo dusengana mu gace kiwacu. Yego. Ariko ubu ngubu aho bigereye ubu ngubu mukecuru inyungu ya mbere yabonetse, ubu yaramenyekanye, isi yose iramureba, yaramumenye. Abo muri Amerika baramwakura, abo muri za Burundi, abo za Swaziland baramuhamagara. Hari n'uwamuhamagaye wejo bundi mu gihugu nuko nari kucibuka neza mu Budage baramwakuye. Rwose ubu yaramenyekanye. Yindi nyungu mukecuru Imana yaramwambitse binyujije kuri televiziyo. Yego. Abamuhamagaraga ati waradusengeye dufite uburwayi turakira, twaguhaye ibyifuzo uradusengera turakira, waduhaye umuti turakira. Ibyo byavuyemo inyungu ikomeye. Mukecuru abo ngabo bose ubonye amafaranga aramwoherereza, ubonye igitenge akakimuzanira. Ubu hano haragendwa, abavuye muri za Kigali baraza buri munsi uko bukeye nuko bwije baraza, imodoka zigahagarara Kanyenguba bamuzaniye icyo kurya. Ubundi wabonye amafaranga akayamuzanira, ubonye igitenge. Mbese ni ukuvuga ngo byagize inyungu zikomeye. Yego. Ntera mikoro mukecuru. Mukecuru ndabona tubwira ku nyungu zifatika nyine nawe wabonye, kuko bishobora kuvuga ati umuntu arafata umuntu w'umukecuru agiriza mwicaje ari kumuganira, wari kumucuruza aribonera amafaranga niki. Icyo nzi cyo inyungu mbona mu kiganiro kimwe nibyo ubonamo nta n'igicumi kiri. Reka mukecuru aho twibwire uko bimeze. Amen. Harimo inyungu ikomeye nungutse abantu. Ubu ni ukuvuga ngo hari abantu bari baranjitseho baranyigumuye ngaho abanzi nyine batanyishimira,
ariko Imana yambaye abantu bakubye nk'injiro 7 ka 70. Mbara n'abantu bakomeye n'abantu bangunda, sindara ubusa, sinambara ubusa, simbura isabune, simbura amavuta yo kwisiga, simbura amavuta yo kurya, simbura urukweto. Ni ukuvuga ngo mbite byose kubera Imana iyambujije nawe ukanje kuko icyuma. Ikindi nabonye gikomeye cyane nuko yakubona ngo nasenga umuntu kumva aramamagaye ngo ari koroherwa. None nasenga umuntu kumva aranje bije ngo umwana uko biri ngo ari gusinzira. Ngo wari umusirikari umbamagaye uvuze muravuganye arize kunyorereza isukari. None bambwiye ko aranyorereza Noheli. Kandi ndamusirikari winjiji ubaho wera wirabura. Ubwo no kwanga ambwira ibyo ngora rivyo cyari mu kazi nuko bari kubona nyine cyayoboye ikiganiro no gusenga Imana yamfasha cyayoboye ikiganiro icyo kene kikakemuka. Yego ndacyayoboye ikiganiro ndacyariyo. Ubona nari umuntu ukundaga kurandagatana ku magambo wangura ijambo ribe ngomba ndagukurikirana, ariko icyo nabonye kinyungu cyose buno singitongana mbese nziga ndumva ibintu ngabiceceka byihorera. Yego ngavuga ndi Imana umfashe abantu bose bahinduke, ubwo kwangira utekane, tuvuge rumwe, tujye kamwe, tujyame kamwe. Icyo ni inyungu ikomeye, inyungu ikomeye. Iyi ni inyungu nabonye mw'icyo kiganiro, nuko ndakenera barakubona ngo ngime abana banjye cyangwa ngibahishe. Yego ndani nshuti nabona ngo ubure kuyinomera y'umwana wanjye ati dore iyi nomero ini yibane mu gihe wageze ikibazo uzayihamagare ikurengere cyangwa uhagere. Ukona turi kugusajisha neza cyane pe. Imana ishimwe. Ni ukuri pe. Ahungaje neza pe. Yego tubwira ijambo uri kumva abwira abakunzi bacu. Abakunzi bacu icyo nabwo no kuba maso kuko ibihe bigenda biri guha ibindi. Yego ubu hari imbuha, hari indambara, harimo abantu ibinyuma bari biracitse banananga uyu munsi ikintu kiraba badahumuriza abantu ngo bagire n'agateganyo. Abantu bose umuntu wese ari abe maso, abere maso ubugingo bwe, kandi arindira ubushake bw'Imana byo kujya barahutiraho ngo bihutishe ibihe Imana itabibabwiye. Yego kandi abantu bari guhanura kuri YouTube birinde kujya baranura ibinyoma. Kandi nititira bateteraga bajya barigabanya. Yego uko Imana si umubyinnyi, Imana ndititeraga, Imana ndivuga Igifaransa, ahubwo Imana ifite ijambo. Imana ni nyine ijambo. Yego Yego rero bihangane bitonde kuko hari Imana izagira kubita kandi bandura n'ibinyoma bazafunga. Yego Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro kuba havuga Imana Jean d'Amour yari gutangira mukecuru ubuhamya. Nawe ni umuhanuzi, reka tumusabe aduhe na nimero ye ku buryo wamukenera yamuhamagara. Nafite ubunararibonye kuba yarasiganye na mukecuru ari kumwe akira mikoro ari kumwe n'abarumunabe, yamuhamagara bagasengana bakajya n'inama. Reka utange nimero ubundi mukecuru adusoreze n'isengesho. Nimero yanjye ni 0788 940 86 25 0788 940 86 25, kandi iyi nimero ni nayo ngoresha kuri WhatsApp. Yego nimero ya mukecuru ni 0787 44 21 30. Reka mukecuru adusengere dusoze ikiganiro. Imana nguru, Imana yo kwizerwa, Imana ikenyeje imbaraga, ushoboye byose, usumba byose, uri hejuru byose, izina yonera ihimbaza. Amen. Bakomeje kuturinda muvyeyi mwiza wanye natwe ngo dutunge umutekano. Oyo murande rwacu Mana data buje waturinze ikibi cyose, waturinze imbamagazi, umuryango wacu wayirinze n'igihugu wakirinze, uhabwe icyubahiro. Komeza kubana natwe rero, tugire imbabazi zawe, izina ryawe ryera. Amen.